Bakoramo imbunda yari maze no kimwe barabino kwikora Ni mama bigaramiye Bura mugozi ndagashwe kugira buracika. imodoka irishasha koko bagiye kuyigaramira umuzungu buhoro Yes, nonge mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe aho muri hirya no hino. Ni inkuru tugezeho none ahangaha nyuma y'uko tumaze kubabwira ko hari imodoka yaguye mu kiyaga cy'akarere ka Burera hariya mu murenge wa Kagogo. None nanjye kubagezaho video iyi modoka barimo barayikura mu mazi, urebe ukuntu byari bikaze cyane ku buryo byari bikomeye cyane, kuko wakumva ko umuntu yagwa ahantu nka hariya yarangiza akarokoka. Uzi kugwa ahantu nk'ahangaha warangiza ukarokoka, ni ibintu byo kuba umuntu yashimira Imana cyane, ni ibintu byo kuba yakwicara yarangiza akavuga ati mwami warakoze, kuko ni ibintu bigaragara nkaho bikaze ukurikije ukuntu imodoka yavuye mu muhanda yarangiza ikisanga yaguye hariya. Ni Mr. Jean Gugu, kora subscribe, like, share na comment, ubundi amakuru yacu n'ibiganiro byacu byose 5 kuri 5 ujye ubasha kubibonera ku gihe, ndetse ubashe kugendana natwe kuri update zose tugenda tuguhereza. Ni video nkuko muri kuyibona ifite hafi amasegonda cyangwa se iminota 2 n'amasegonda makeya, igaragaza hariya ku kiyaga uko byari bimeze cyangwa se uko byari byifashe n'abaturage. Bamwe mu baturage bavuga ngo indege barayigurukije cyangwa se indege barayizamuye, kuko ahantu yari iri byasabye kuzana breakdown nini ufite umugozi muremure cyane, barangije bayinjizamo barakurura. Kuri video biragaragara nkuko muri kubona kuri video abaturage ni benshi, inzego z'umutekano, police n'abandi n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye zari hafi ahangaha kugira ngo zikurikirane iby'iki gikorwa. Ni imodoka himye tariki ya 1 z'ukwa munane 2024, ihirima hagana mu masaha 7 z'ijoro, igwa mu mazi hagati. Umuturage witwa Jean de Dieu Karamaga abitangaza, yavuze ko imodoka mu bwoko bwa LH 106 y'ivatiri Vensis yari itwawe na Bazimazi Kinose y'imyaka 32 ari kumwe na Karamira Frodouard imyaka 30, bavaga mu centre ya Kinyababa berekeza Kidaho. Bageza hapuzwe ruguru aho bita Kabaya muri Kagogo,
gukata ikorosi biranga, imodoka irenga umuhanda irabirinduka igwa mu kiyaga cya Burera. Umushoferi niwe wari wagize ikibazo, ariko mu makuru duhawe na titireri cyangwa se umuyobozi w'ibitaro bya Centre de Santé cyangwa se Health Center cyangwa se ikigo nderabuzima cy'umurenge wa Kagogo giherereye hariya mu Gitare, atubwiye ko umushoferi ari we wari wagize, batekereje ko yagize ikibazo araharara, bukeye mu gitondo bamuha transfer cyangwa se bamwohereza mu bitaro bya Ruhengeri, ariko ngo ntabwo bakirimo nabo, ubu ngubu bamaye bataha kandi bameze neza nta kibazo bafite. Imodoka rero kuyikuramo byasabye breakdown nk'uko mubibonye kuri video, ikaba yayizamuye kugeza iyigejeje mu muhanda w'igitaka. Uyu muhanda kuva mu Kidaho kugera i Butaro uri gukorwa n'Abashinwa, ndetse by'umwihariko Burera ikaba igiye kubona umuhanda mwiza wa kaburimbo uzaba uturutse mu Kidaho ukazenguruka i Butaro, ukava Butaro ukagera Ikirambo, ukava Ikirambo ukagera kuri base. Ni uko nguko umuhanda cyangwa se itinereri y'umuhanda bizaba bimeze. Ni umuhanda mwiza cyane urebye uri gushyirwamo imbaraga ukurikije n'imyaka yashize. Buriya akaba ariko kare gasigaye kadafite icyo nakwita umuhanda, ariko ubu ngubu abaturage bamaze kwizera yuko bagiye kubona neza, bakaba bagiye kubyinira ku rukoma. Iyi modoka bakimara kuyikuramo twagerageje gushaka uburyo twavugana n'uyu mushoferi ndetse na Frodouard, ntibyadukunda, ariko yatwemereye ko aza kuduvugisha saa 9 twaza kubagezaho ikiganiro kirambuye n'uyu mushoferi turi bugirane, akatubwira uburyo Imana irinda abantu, uburyo Imana yamurinze akabasha kurokoka. Hariya hanini nko kwibarira urupfu iyo batagira umuntu ubatabariza, uyu nguyu byari kuba ibindi bintu. Uyu mushoferi sintekereza yuko uri wageze mu mazi, uburyo bwo kwikuramo ntibyari bukunde, kuko no ku modoka muri kubibona, ku modoka muri kubona ko iri kuvamwo amazi menshi cyane. Kora subscribe, like, share na comment. Amakuru yacu n'ibiganiro byacu bikomeze kukugereraho on time. Reka mbareke mukomeze murebe iyi video. Enjoy.